mwese murakomeye abaduteze amatwi hirya no hino mu gihugu turabashuhuje ibyo mukora byose bibahire nibyo tubifuriza ineza y'Imana igibana namwe ingo zanyu kandi Imana ize umugisha ibahire mu byo mukora byose yaba ari abana banyu igibaho umugisha yaba ari abo mwashakanye umugore umugabo Imana ibahe umugisha ndabashimira cyane rero abantu bamaze gukora subscribe mugerageze mukurikira ibiganiro twababwiye ko ari ibiganiro tuzaza dutanga mu maseri cyangwa se mu ruhererekane tugeze ku gice cya gatatu cy'ikiganiro kuri seri ya gatatu uyu munsi rero twihuse cyane ariko tuributse umuntu utarakora subscribe kuyikora aho hasi kureba aho hasi akakora subscribe kugira ngo azaza abona ibiganiro uko bizaza bigenda bikurikirana nawe rero utarabasha kuba wabona ibiganiro byose uratwandikira muri comment tukoherereze link y'uburyo uzakurikirana bino biganiro bikurikirana rero ikindi kintu twavuga nuko umuntu wese uzaza ureba kino kiganiro azaza kireba akakirangiza akagisoza noneho akazaza amenya umwanzuro dufashe w'ikiganiro kandi ikindi hari igihe ushobora kuba utareba ikiganiro ngo kirangize ibyakugirira umumaro ari ibiri imbere niyo mpamvu rero tuba tubashishikariza kureba ikiganiro mukakirangiza niho muzaza mukura ibyanyu uyu munsi rero tuje mu kiganiro mu gice cya gatatu tugiye kureba icyo twita parenting rero ngo ni iki nubwo dukoresha indimi z'amahanga muzaza mutwihanganira ariko tugerageza kubibasobanurira mu kinyarwanda kugira ngo abantu mubashe kubimenya parenting ni uburyo tureramo ni uburyo turera abana bacu kwa kundi dutanga uburere rero hari abantu bajya bitiranya ikintu bibwira ko kurera ari ukugabura ibiryo gusa rero dufitemo ibice bitatu hari igice dusabwa kujya tugabura icyo bita kugabura hari rero igice kugabura birimo ibice bibiri bya bindi rero turi kubabwira by'uko mugomba gutegura abana hakiri kare kugira ngo bazagire ingo nziza n'iki ngiki kirimo parenting rero dusanga hakubiyemo ikintu bita kugabura ikintu bita kugabura ikindi kikaba hakazamo n'ikindi bita education cyangwa se uburere gutanga uburere noneho rero tugiye kuvuga ku kintu kijyanye no kugaburira umwana hari ukugaburira mind hakaba no kugabura ibingibi bitunga umubiri ikibazo rero ababyeyi benshi ahantu bafite ikibazo mu kugaburira mind cyangwa se kugaburira ibitekerezo cyangwa kugaburira ubwonko umwana buriya mu gihe adafite ubwonko bagaburiye neza mu gihe adafite ubwonko bateguye neza no kugaburira umubiri usanga byarabaye imfabusa turebere hamwe rero impamvu umubyeyi akwiriye kuzaza agaburira umwana ariko akamugaburira ku bijyanye n'ibyubaka umubiri cyangwa n'ibitunga umubiri akita no kugaburira ubwonko bwiwe nk'uko twabibabwiye hari ababyeyi hari ubwoko bw'ababyeyi hari ababyeyi bari authoritative abo babyeyi rero ni ukuvuga ngo tugiye kubavugaho ni ababyeyi bashobora kureresha amategeko kuvuga ngo umubyeyi akaba atanga itegeko aho kugira ngo atange uburere ubwo rero ni ukuvuga ngo umwana arangirika muri kwa gutanga amategeko ugasanga nimba avuze aravuze ntabwo ababyeyi mu ntege amatwi ababyeyi mukurikirane bino bintu ntabwo ibyo ari byo nimba rero wiyumva ko uri uno mubyeyi hindura ingamba uhindura uburyo bw'imirerere authoritative ni wa mubyeyi uzaza uhora atanga amabwiriza reka dutange nk'urugero mu rugo umubyeyi akaba yaravuze ngo umwana agomba kuzaza ageza saa 12 yinjiye mu nzu ubwo si itegeko
noneho mu gihe wa mwana byabaye yuko saa 12 zigera atinjiye mu nzu agahita acirwaho iteka ataranaza ngo asobanure ibyamubayeho. Ngabo abo babyeyi rero barahari ba autoritative, arategeka kandi mu mitegekere yiwe nta kintu uri burenzeho, nta kintu uri bwongereho, nta n'ikintu uri buganureho. Ugasanga wa mwana arinjira aho kugira ngo bumve ibyamubayeho, se yafashwe ku ngufu, ese bamukingiranye ahantu, ese byagenze gute, arahita amuha ibihano atabanje kumva icyabaye kuri wa mwana. Ngayo nguko nguwo umubyeyi uri autoritative. Ni ukuvuga ngo rero ubwo burere turi guha abana bacu, ubwo burere uri guha umwana wawe, nagera mu rugo nawe azaba autoritative. Muri cya gihe azaba abyaye umwana nta kindi azamuha icyo wamuhaye. Abantu rero ababyeyi mu nteze amatwi cyangwa se n'abana mu nteze amatwi, mwumve iki kintu. Umubyeyi akugaburira ibyo yahawe n'umubyeyi we. Reka mbaho urugero kugira ngo byumve. Hari ikintu bita herediteri. Herediteri ni ibintu bibaho bikaba ku muryango. Ugasanga umwana wa runaka agira umujinya. Ugasanga igisekuru cye ni wa mwana, reka tuvuge wenda umupapa uramuzi kagira umujinya, umwana we nawe agira umujinya, uwo azabyara nawe agira umujinya. Ntago biza mu ntanga, biriya ntago bibaho, ntago bijya biza mu ntanga. Ahubwo ni ukuvuga ngo ni ibyo dutanga mu gihe turi kurera babana bacu. Uriya mubyeyi rero uzaba uri kureresha autoritative, cyangwa se uzaba ukoresha amategeko mu kurera, kandi ayo mategeko ari ntakurwaho, ari ntakumankomwa, ni ukuvuga ngo na wa mwana yareze kuri autoritative nawe nabyara azarera kuri autoritative, azaba umubyeyi uri autoritative. Noneho ni ukuvuga ngo rero hari abandi babyeyi, ubwo murabyumva icyo ngicyo ndagisobanukiye. Ababyeyi rero murera muri autoritative, ni mugerageze muhindure, muhe kwishyira ukizana abana. Ntabwo tuvuze ngo mubaye kwishyira bakizana mu bibi, ariko mukwiriye kugira gute kurera abana banyu mu buryo bwiza. Reka rero ntarava kuri icyo kintu cya autoritative, mbaye nk'urundi rugero. Umwana ukamurera akabazi yuko ukaba waramuhaye amabwiriza ko nihagira umushyitsi ukandagira mu rugo ahita anyegera. Reka mbabwire, buriya kutamenya niko kwishe abantu, niko kwishe umuryango. Nika mbabwire, umwana ukaba waramuhaye amabwiriza ko abashyitsi nibagera mu rugo ahita anyegera cyangwa ahita ajya mu cyumba. Uwo mwana rero mind uri kuzangiza, ariko ni ukuvuga ngo mbese ubwonko bwe bwamaze kwakira ko iwabo habi iwabo nta mushyitsi, ariko iyo umushyitsi ahageze ari umunyamahanga iwabo. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo icyo uri kumugaburira nicyo azagaburira abana biwe. Reka mbahe nk'urundi rugero tutarajya ku yindi ngingo. Umwana ntago aranywa fanta kuva yavuka, ariko abashyitsi baraza bakagurirwa fanta. Ukuvuga ngo wa mwana ubwonko bwe bwamaze kumusetingamo uko wiwe icyo kintu atagikwiriye, sibyo? Nuko noneho rero wa mwana uri kubwira yuko adakwiriye fanta, igihe cyo kuyigurira nikigera, ni urugero, cyangwa se mu gihe nawe yamaze kubyara abana, nabo hari igihe bizaba ngombwa akazabarira muri ubwo buryo, kuko hari ibintu runaka badakwiriye kubona. Nyamara mu by'ukuri ugasanga umwana nimba umushyitsi aje agasoma fanta, uri kubona umwana aramwitegereza cyane kuko ntago azi ukuntu ya fanta imera, kandi wabishyizeho nk'itegeko, wabigize itegeko. Umwana ntago azi uburyohe bwa fanta. Umwana yamaze kwiyakira mu bwonko bwiwe yuko abashyitsi bafite agaciro kumuruta mu rugo iwabo. Ababyeyi munyumve neza hano.
umwana yamaze kwakira yuko umunyamahanga uturutse hanze amuruta, yamaze guha agaciro ya fanta idafite, kubera yuko ntago mwari mwayimugura, ntago yari yayinywa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tubabwire ikindi kintu, hari ibintu ukorera umwana ukibwira yuko aragukunda, ariko ubimenya ko atagukunda iyo mumaze gutandukana, amaze kuba responsable, amaze kwigenga, kubera ko amaze kumwangiriza unconscious mind. Noneho rero tuvuge ku babyeyi bari twari tumaze kuvuga ku babyeyi bari autoritative, reka tuvuge ku babyeyi bari democratique. Ababyeyi bari democratique uburyo bateye rero ni nabo babyeyi dushimira cyane, turabashimira. Ni ababyeyi uzasanga bajya inama n'abana, ni ukuvuga ngo ntago babashyiriraho amategeko, nimba bagiye no kubikora, nimba bagiye kubategeka, babikora mu buryo bwa democratique, ni uburyo bwo kwishyira ukizana mu rugo. Ababyeyi nimuha abana banyu kwishyira bakizana mu rugo, nimba ari itegeko mugiye no kubashyiriraho, mubikore mu bwenge, bo kubibona ko ari ugukandamizwa, bo kubibona ko ari itegeko mukoresheje, mukoreshe democratique, mubanze mubibagishemo inama, mubanze mubyumvikaneho, bikorwe mwabyumvikanyeho. Aba babyeyi rero reka mbabwire bari democratique nibo babyeyi bashobora kuba batanga uburere bukenewe. Ni ibintu byinshi twakabavuzeho, ariko mu by'ukuri reka tubavugeho ibyo ngibyo. Babana n'abana babo neza, bakabaha uburere buturutse ku bwumvikane, buturutse ku umwana. Erega hari igihe ushobora no kuba wamukoreshaho itegeko, kandi cya kintu ari itegeko, ariko ukabikora mu buryo buzima, ukabikora mu buryo nawe yumva, akaba yakubwira ngo ibi bintu ndabikoze, mbikoze nk'itegeko, ariko arabyumva icyo akwiriye gukora, mbese niwe uti kucyikorera. Rero hakaba harimo abandi babyeyi batera abana babo ubupfubyi kandi babafite. Aba babyeyi rero hari igihe bibaturukaho cyangwa ntibibaturukeho. Aba babyeyi batanga uburere ahanini niba bafite abakozi, ugasanga bahariye abakozi gutanga uburere. Mubyeyi uzi ko ufite umwana w'imfubyi kandi ukiri muzima, reka nkubwire iki ngiki ikiranga abo babyeyi. Abo babyeyi ni ukuvuga ngo mu mibereho yabo nabo ntago bazi aho bituruka, ariko babikuye ku bandi babyeyi, ku babareze. Nk'ubu ngubu ni urugero, umwana warezwe abona mama we mu gitondo abyuka agakaraba akajya mu kazi, yanava mu kazi agahita aruhukira mu cyumba, nguko ukazabaho nawe. Ariko ukagira uti ibi bintu se bishobora kuba ari uruhererekane se? Yes, ni uruhererekane. Ni uruhererekane rudaturuka mu ntanga, ni uruhererekane rw'uko twagaburiye babana. Twababwiye ko dutangira tugiye kuganira ku cyo twita parenting. Parenting ni uburere. Mu burere ni rero kurera, ni ukugabura. Turagaburira umubiri, tugaburire n'ubwonko. Rero ababyeyi mukwiriye kwiga uburyo bagaburira ubwonko bw'umwana. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kuri iki ngiki umwana ashobora kubaho imfubyi kandi uhari, ni mu byumve turaje tunabisorezeho. Kuri uyu mubyeyi utuma umwana we aba imfubyi kandi akiriho, reka umugore n'umugabo, hari igihe abana baba imfubyi ku babyeyi bombi. Nambe n'uruhengekerezo, hari igihe umwana aba imfubyi ku mubyeyi umwe kandi bose bariho, ariko hari n'igihe baba imfubyi ku babyeyi bombi. Ababyeyi b'abamama, reka dutange urugero, ugasanga umwana amenyereye ko mama we abyuka mu gitondo agakaraba agahita ajya mu kazi, akaza kongera kugera mu rugo saa 2 saa 3, akaza ahita yinjira mu cyumba abaza umukozi nimba yahishije, nimba abana bakarabye, rumva ibyo gusa. Ni ukuvuga ngo kubera kumubaza ngo abana bakarabye akumva ko ari bwo burere. Noneho umwana akabaho ubwonko bwe bwarakiriye yuko nta mubyeyi agira. Wari ubizi?
none ni ukuvuga ngo rero aba babyeyi nimba munteze amatwi mugerageze mukosora icyo kintu. Abana banyu bamaze kuba imfubyi kandi mutabizi, bizabagiraho ingaruka rero mu kubaka ingo zabo. Ni nayo mpamvu nawe najya kurera nibyo azaha umwana. Ubu nanjye uko mumbona ubu ngubu ni ukuvuga ngo ndera hari igihe bishobora kungonga nkakoresha ibyo mama na data bampaye. Mpitaye ngo narize, tutitaye ngo ibi turabizi, ugashiduka neza wabikoze kubera ko unconscious yarabibitse ukakoresha ariko ahantu dutandukaniye n'abatabizi duhita twigarura. Yego, tukamenya icyo dukoze icyo ari cyo tukakigarura. Yego, ariko uyu utabizi nyine umwana arangirika. None utanga inama rero. Inama tugiye gutanga, turatanga inama ziteye gutya. Umuntu wese unteze amatwi, nimba uzi yuko iki kintu nyivuze kandi ukaba uzi yuko kikubaho cyakubayeho, fatirana hakiri kare. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo bariya bana, reka tuvanze tuvuge ku ngaruka z'uriya mwana. Uriya mwana azahita ajya gushaka amahoro mu biyobyabwenge. Kuko mu biyobyabwenge habamo ibintu bitanga ibyishimo, kandi n'umubiri wacu ugira kugira ngo twishime, ibyo bintu biba mu nzoga nibyo biba mu mibiri yacu. Ni nayo mpamvu uzajya kubona umuntu iyo yanyweye icupa rya mbere ahita anywa icupa rya kabiri. Icupa rya mbere riramuha ibyishimo, nashyiramo irya kabiri ihita rizana ibindi byishimo birenzeho. Babana rero nta byishimo bigeze babona. Nta byishimo bigeze babona, na za mvuburo zabo zivubura ibyishimo ntazo bafite. Bahorana imibabaro, bahorana agahinda. Ari naho hahandi uzabona umugabo amaze kubaka urugo mu minsi mike yakiyahura. Ntabwo yiyahujwe n'ibibazo byo mu rugo, yiyahujwe na bwa buzima yabayeho akiri umwana. Na wa mwana rero uri kujya kwiyahuza ibiyobyabwenge arimo arashaka ibyishimo. Wa mubiri ukeneye ibyishimo ariko atabona uburyo biwuvubura. Noneho ni ukuvuga ngo arahita ajya mu kwiyahuza ibiyobyabwenge, itabi, urumogi, inzoga n'ibindi. Ababyeyi rero muduteze amatwi mwumve, murera abana banyu neza, mugende mubaha ibyo bakwiriye kubona kugira ngo basagire ubuzima bwiza. Ikintu mbabwira, ibiganiro dukora byose turababwira, niwibona muri ibi bintu egera umukansara, umujyanama aragira gute, araguha ubufasha. Tuba tubivuze kugira ngo murere abana banyu neza, ariko nimba byaranakubayeho nawe ukabubona uri kubibona biri kukubaho mu rugo iwawe, wegera umukansara cyangwa se wegera ubuvuzi, barakuvura. Ikintu bashaka ni uko batekerereza ubuzima wabayemo. Kandi ikindi ndabasaba abantu muteze amatwi Vedasta Empire, mwegera ababyeyi banyu, mugerageze mubabaze igihe wari untwite cyangwa se igihe wari umaze kunsama, ubuzima bwawe bwagenze gute? Ubuzima bwawe bwagiye, uruhererekane rw'ubuzima bwawe bwagenze gute? Ese maze kuvuka mwandeze mute? Hari umubyeyi utabikubwira kubw'impamvu. Hari umubyeyi utabikubwira, ariko umubyeyi utabikubwira nawe yaba kubereye igice. Ntabwo yaba akubereye umubyeyi. Ibyo rero biri buze kukubwira, nurabasha kubaza umubyeyi wawe uko byagenze, nawe kandi urabyibuka uko byagendaga ukimara kumenya ubwenge, uhita umenya ngo muri uru rugo rwawe amahoro ari kuburamo biraturuka aho ngaho. Yego, ndumva rero inshuti zacu ari icyo ngicyo twari twateguye kubabwiraho. Ni ukuvuga ngo kora subscribe kugira ngo uzabone ikindi gice cy'ikiganiro kizakurikiraho. Ni ibiganiro byuje ubwenge, ni ibiganiro byuje ubuhanga, ni ibiganiro biri kugira icyo bimarira sosiyete cyangwa biri kugira icyo bimarira umuryango nyarwanda. Turabashimiye rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ciao ciao. Yego, nawe reka tugushimire Vedasta kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu, kandi ukaba utugejejeho ikiganiro cyiza cy'ubwenge. Ciao ciao rero.